tukabikuramo. Ubona ko iri gukora, reka tujye kuri YouTube turebe. Tujye kuri YouTube turebe ko ibintu biri gukora igiye kudufasha kubona interineti yacu y'ubuntu. Guys, kuri Flash TV hariho ibyiza byinshi kandi bimeze neza. Noneho reka turebe ngo ni gute wabona iyo interineti y'ubuntu. Turinjira kuri sitaka yacu nk'ibisanzwe, uze hano hari uturongo dutatu, dushyiramo ibara ry'icyatsi cy'umuhondo. Aha hari uturongo dutatu niho turakanda. Uza kuri turiya turongo dutatu, uraza uhinjirire uhakande. Uraza ukande hano niba itaraba updated, hano handitse ngo update tweaks. Hano numara kuhakora, niba aribwo bwa mbere uyishyizemo. So guys, urakanda hariya, kurikira neza video mpaka irangiye, mbere ukuntu Staka VPN noneho mu Rwanda iri gukora neza, igakorana na MTN. So guys, icyo ngusaba ni gukora sub niba wumva biri ngombwa, kuko iyi channel nta cyiza uzayiburaho, ibintu byose biba bimeze neza ku murongo. Kuri tuno turongo dutatu niho naberetse, uraza ugakanda hano hari update tweaks. Niba ari bwa mbere uraba uyesitayemo, njye nayikoreye update. Hano niho ukanda bwa mbere, bisaba kuba ufite utumega nka dutanu kugira ngo ibe update. So guys, noneho uhita ukurikizaho, uze winjire hano, ukande hano, uraza ukomeza uzamuka, ushaka ahantu harimo u Rwanda. So guys, muri kuhabona ahangaha niho muri bukande, mugahita mwemeza ku Rwanda. Icyitonderwa, aha hambere ho ntabwo biri gukora neza. Urakanda hano kuri Rwanda MTN free kuri kabiri, ugaruka inyuma, namara kujyamo MTN hano Rwanda MTN free, uhita uza kuri rya bara ry'umutuku, tuza hano duconnect. Reka tubanze dufungure data, tugafungura data, tuza data zigomba kuba ziri kuri MTN. Tuza muri rya bara ryawe ry'umutuku, ahangaha ukandemo urebe. Bategereza ikaba connected. So guys, uri kubona ko ibaye connected. Ibi ni ibintu byo kwamamaza, uhita ukora hano kuri Close ukabikuramo. Ubona ko iri gukora. Reka tujye kuri YouTube turebe.
kuri YouTube turebe ko ibintu biri gukora neza cyane. Ubundi kuri Flash TV Rwanda abantu muhakurikira ibintu biba bimeze neza cyane. Data zacu ziri gukora, uri kubona ko notification ubona ko ziri gukora. Attention. YouTube rwose imeze neza. Reka tujye kuri TikTok naho turebe. So guys, mbabwira ko iyo yabaye connected uba uri kubona agafunguzo hano hejuru. Uri kubibona ko internet zacu rwose ziri kugenda nta kibazo. Niba ushaka bashugama minyura kuri WhatsApp aho ngaho. So guys, tanga share ino video n'abandi bantu babone internet z'ubuntu, ntukihererane ibintu. So guys, turabakunda. Ni kuri Flash TV Rwanda niho ibyiza byose biba biri. So guys, kanda kora ku kabuto k'umutuku tujye tubibanamo free.